ikaze abadukurikirana kuri Beura TV, aho niho tunyuza ubutumwa bwacu bwiza kugira ngo ubashe kubageraho, kandi harizewe ko mwakiriho ijambo ry'Imana. Si ngombwa ko mwakira televiziyo, ahubwo ni ngombwa ko mwakira ijambo ry'Imana rinyura kuri televiziyo ya Beura TV ndetse na KUVA TV. Turabasuje mu izina rya YESU KRISTO. Nanone abakurikirana ubutumwa bwiza kuri Beura TV, bakunzi ba Beura TV mudukurikirana kandi mukundi ijambo ry'Imana, turongeye turabashuje mu izina rya YESU KRISTO. Ni Pastor Marick ubasuza uyu munsi kuri Beura TV. Turi kumwe n'umutumirwa wacu wabazaniye kuri uyu munsi. Ndagira ngo nze kumwakira abibwire, namara kubibwira hanyuma turaza gufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze Pastor. Ndaho neza. Yego. Ese shumwe cyane. Ese nahimbaza. Ngo wakwibwira abadukurikirana kuri Beura TV mukababwira nuko. Yego nta kibazo. Yes. Ndabasuje mu izina rya Yesu abakunze Beura TV. Amazina yanjye nitwa Evangelist cyangwa, kandi tugiye kubana muri uyu mwanya hamwe n'umushumba Imana yareze umugisha. Murakoze. Mwaba mubonekera ku ihentuza yanyu umuntu yabashakiraho gukurikirana ibiganiro byanyu. Yego abakunda ivugabutumwa rinyura ku mbuga nkoranyambaga, natwe dufite aho tubarizwa, mwadusanga kuri KUVA TV. Ndumva ibyacu byose niho babiherereye bijyanye n'ivugabutumwa. Murakoze cyane badukurikirana rero, murabyumva ko turi kumwe n'umwana w'Imana cyangwa Elia. Ubutumwa bwe ibiganiro byo bikunda kunyura kuri KUVA TV. Rero reka dusenga Imana. Imana mu izina rya YESU KRISTO w'i Nazareti, turagushimiye umwanya mwiza nanone duhaye wo kuba muri uyu mwanya tuganira ku ijambo ry'Imana hamwe n'abaduteza amatwi bose bari ku migabane igiye itandukanye. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo guhindura ndetse no gukiza. Reka baryumva bose bahabwa umugisha, kandi abadukurikirana bose bahabwa umugisha. Umugisha televiziyo ubutumwa bwiza bunyuraho, ndetse natwe turi kuri televiziyo duhereza umugisha, n'abandi badukurikirana ubahereza umugisha. Urakoze cyane. Elia we, uraho neza? Yesu ashimwe cyane. Muri bihe bikomeye urumva bimeze gute, ubyitwara mute, cyangwa se ubona ivugabutumwa rihagaze gute? Ya ivugabutumwa turashima Imana cyane ko nubwo ibihe byaje bitatworoheye, ariko byakomereye abataragumye mu kwizera, ariko twebwe n'ubundi twavuga ko ivugabutumwa ntango ryahagaze, kuko Imana ishimwe, cyangwa se abantu nabo bungutse ubundi bwenge kugira ngo ivugabutumwa cyangwa se ibintu byo bitandukanye bigeraho bibarizwa ku mbuga nkoranyambaga. Ivugabutumwa rirakomeje, Imana nta kintu bitwaye, ni byiza. Ariko ngira ngo ibi bigendanye n'imbuga nkoranyambaga cyane turi kunyuraho tubwiriza abantu amashusho yagiye atandukanye. Urabizi ko mu bihe bitambutse ntabwo twabikoreshaga cyane ndetse ntitwabishishikarizaga abantu, ariko uyu munsi akaba ari biri kunyura ijambo ry'Imana. Ese iyo birebye bifite itandukaniro rimeze gute n'uburyo abantu bumvaga mu ijambo ry'Imana bateraniye mu nsengero, ku misozi, mu biterane ahantu hatandukanye no kurikurikirana kuri ritangazamakuru? Wowe iyo birebye ubona bitanga umusaruro ku ruhe rwego? Ese ubona bikura abantu bibajyana hehe? Ese ni byiza ko abantu bagumya kumva ubutumwa kuri za social media nk'izi turimo dukoresha, cyangwa ni byiza ko abantu bakongera bagahura muri bya biterane nkuko twari tumenyereye? Iyo birebye wowe urabivuga iki? Pastor urakoze. Kuri ngewe mbona ko ni byiza cyane ndetse n'iby'igiciro. Yes. Kuko hariho umuntu utari umwanya kujya mu rusengero, birumvikana, cyangwa se abona umwanya kujya mu materaniro, ariko afite telefone yiwe agafungura n'undi agakurikirana ryavuga ubutumwa riri kunyuraho. Mbona ni ikintu cyiza cyane, cyangwa se twe nk'abakristo cyangwa se nk'abafite intego kugira ngo abantu baze kuri Kristo, ni iby'agaciro kuri twebwe. Sibyo biradufasha. Tuvuge nk'ubu ngubu nimba bidashobotse ko duterana, ariko ivugabutumwa rikanyura ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu wese araza kumva ivugabutumwa, ndetse anumve Yesu, anasobanukirwe Yesu, bitume ashobora no gufata umuntu ko yamukurikira kuko kwa kundi twabwirizaga ivugabutumwa mu rusengero gusa, gusanga byarangiriye aho ngaho.
mbese ubwami bw'Imana muri makeya ni buri kugenda bufata izindi ntera nyuma ari ikintu kiza cyane. Hanyuma ushingiye ku myigishirize uko twajyaga twigisha mu gihe cyatambutse nuko kera abantu babigisha kubabwira ngo tekinoloji ngo ubutumwa buzabugenda buguruka ku matelefone nk'uko ku mateleviziyo gutya abantu babireba biguruka abantu ntibabyumvaga ndetse nibo bagaciro. Ese uyu munsi ko ariho bari kubwakirira, ese hari umurongo Bibiliya yo yaba hari kibivugaho? Ese tuba tugira ngo tumare n'amatsiko n'abantu bagenda bakurikirana ubutumwa bwiza bw'Imana bwa Yesu Kristo kuri izi channel kuri koranabuhanga. Ese kuko nibyo cyangwa se sibyo tumare n'abantu urujijo dayeri? Si byiza kuza kubahata ijambo ry'Imana, ariko ugomba no kubanza kubamara urujijo banyura kuri uwo murongo bumvaho ijambo ry'Imana ariko bakumva badafite n'amakenga. Uyu munsi hari abantu bakurikirana ijambo ry'Imana kuri televiziyo koko ndetse no ku radio no ku YouTube nk'uko byose, ariko bakavuga batariho. Ariko se harya cyane ko uyu munsi hari umwuka iyobya cyane keshi ngira ngo nawe urabizi. Abantu ugasanga mu by'ukuri hari ukuntu babitekerezaho nubwo babikurikirana ariko bakafite ukuntu babitekerezaho. Wowe urabyumva uti? Mo pastor warakoze. Hano mu Rwanda iwacu ibintu bijyanye n'ivugabutumwa ryo ku mbuga nkoranyambaga byatangiye biza ku maradiyo, sibyo ama YouTube ataratangira ngo akore anyure ivugabutumwa n'amateleviziyo y'ivugabutumwa ataraba menshi. Urano ko ivugabutumwa ryo kuri radio hari abantu benshi bagiye bakizwa bitewe na radio bumvise n'uwabwirije aho ngaho n'ivugabutumwa mumvisha aho ngaho, sibyo? Rero kugira ngo haze yerekwa nk'iringiri ryo kunyuza ivugabutumwa ku mateleviziyo ku ma YouTube channel kugira ngo abantu ubwame bw'Imana komeze kwaguka, kuri jye navuga ko ari ikintu kiza ku mukristo. Nta kosa ririmo cyangwa se ndumva nta hantu ntango tugiye kuri ijambo ry'Imana cyangwa se icyo ijambo ry'Imana ituganiriza nk'uko warubimbajije icyo Imana idusaba cyangwa se Imana hari kivuga kuri tekinoloji. Yes, tekinoloji icyo Imana idusaba ni ugutambutsa ivugabutumwa, sibyo? No kubwiriza no gutanga ibyo twahawe, sibyo? Ariko ibyo twahawe tugomba kubitanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bugere ku bantu. Mu by'ukuri ikibazo saho ibyo ubutumwa bunyura ahubwo ikingeze nuko abantu bagerwaho n'ubutumwa bwiza. Ariko kandi dusomye Bibiliya dusanga Yohana ku kirwa cy'Patimus, okay? Ingira ngo iyo tubisanga mu Byinshi, okay? Hanyuma usanga Yohana baramujugunye ku kirwa, ariko ubutumwa bwiza ntabwo yanditse ubutumwa bwiza ndikira amatora 7. Ubutumwa bwiza bugenda kuri tekinoloji y'amazi. Ni byiza ko uyu munsi ubutumwa bwiza bushobora kugenda kuri tekinoloji ariko bukagera ku bantu, okay? Ngira ngo uko yandikiye amatora 7 yandikaga tekinoloji amazi afite uruhari mu kubwiriza. Urabona buriya no mu isi y'umwuka ugiye kureba ushaka gusanga buri kintu cyose kigenda kigira ikintu kidushushanyiriza. Nimba Yohana yarari ahantu bitari ushoboye ko ari buze kuvuga ngo abantu bamwumve, ariko imbaraga mwuka wera akamuhubya yakoresheje ibindi ashobora kwifashisha ubutumwa bwiza. Murakoze abadukurikirana kuri KUVA TV, aho niho tunyuza ubutumwa bwacu bwiza kugira ngo ubashe kubageraho, kandi harizewe ko mwakiriho ijambo ry'Imana. Si ngombwa ko mwakira televiziyo, ahubwo ni ngombwa ko mwakira ijambo ry'Imana rinyura kuri televiziyo ya KUVA TV ndetse na KUVA TV. Alright. Hanyuma ndagira ngo tusangire ku ijambo ry'Imana, tujye kuva imuzi, turaza gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma dusome muri Zakariya. Ngira ngo Eliya araza kudusomera mu rwa mbere. Petero wa mbere. Okay? Yes, ibice bingahe? Petero wa mbere tuza kureba. Ibice ni 2. Petero. Okay. Petero. Yes. Okay. Ibice 2 ku murongo wa 7. Okay. Hanyuma turaza gusoma ijambo ry'Imana muri Zakariya. Hanyuma ibice 10 ndasoma ku murongo umwe wa 4 gusa. Topic cyangwa se intego, focus. Araza kuvuga ngo ibuye. Ndashaka ko uyu munsi abadukurikirana kuri KUVA TV sonikirwa ibuye. Atoza gusobanura ibuye mu myubakire yibuye. Ibuye niki? Agaciro k'ibuye. Agaciro k'ibuye. Right. Okay.
cyane ko mu byayishuye hajya batubwira ngo tuzahabwa ibuye ryera. Right. Hanyuma reka dusome mu izina rya Yesu abadukurikirana Zakariya ibice ni 10 ku murongo wa 4. Mu nzu ya Yuda hazaturuka ibuye nsanganya rukuta, mugire muti amen. Amen. Wadukomereza nawe aho ngaho muri Petero 7 ibice 2 murongo wa 7 haratubwiye ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko hari by'igiciro cyinshi koko naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka niwe risitaza n'urutare rugusha tuvuge ngo amen. Right. Hanyuma rero urumva ko abadukurikirana ndagira ngo tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ibuye ubundi niki. Ibuye ukudyumva urumva ibuye riki kugira ngo dusangize abantu keshi urabona amabuye tumenyere ko bayacukura mu birombe ahantu hagiye hatandukanye, tukamenyera amabuye mu buryo butandukanye, agenda agira n'amazina. Ariko uyu munsi turagira ngo abadukurikirana kumva ubutumwa bwiza, dukeneye ko bashobora kumva ibuye Zakariya yavuze bituruka mu nzu ya Yuda. Yego. Wakwibaza ikirombe cy'amabuye kiri mu nzu ya Yuda. Twedeza ikirombe cy'amabuye. Pastor urakoze cyane. Ngira ngo tugomba kuganira ku ijambo ibuye ndetse n'abadukurikirana nabo bagasobanukirwa ibuye, agaciro k'ibuye cyangwa se ibuye ijambo ry'Imana tubwira ni iki. Ibuye ryaherekwa Zakariya araryerekwa, abona ko ni ibuye rizaba ritoroshye, ni ibuye rizaba ridasanzwe, ndetse na n'uyu munsi wa none iryo buye riracyari gukora. Byakoraga mu gihe cya Zakariya, na n'uyu munsi iryo buye riracyageze gute, riracyari gukora. Bigeze hano muri Petero wa mbere ibice 2 risobanura neza, ariko ngira ngo turaza kugenda twifashisha n'aya mabuye turebe ko kuko nibyo ibuye ryaba riri kuvugwa mu hano muri Zakariya cyangwa se muri Petero, ni ibuye baba bari kuvuga ni ukuvuga impamvu hifashishijwe gukoreshwa ibuye cyane. Buriya ibuye ahantu ryubatse litandukanye naho itafari gitaka aho ryubatse. Nyamara akenshi fondation bakunda gukoresha ikibuye kuko ahantu ibuye rikubise cyangwa se ahantu ibuye rihagaze aho ntango ashobora kunyeganyega. None hanyuma se ngira ngo tujya tureba ahantu mu by'ukuri mu myubakire y'uburyo abantu bubaka, ni ukubera iki abantu iyo bagiye kubaka bashobora kubanza gukoresha ibuye, baba bagamije iki? Nibango impamvu babanza gukoresha ibuye nuko ahantu ibuye rihagaze nkuko nari mbivuze, nta kintu kihanyeganyiza. Nibango ubanje gushinga ibuye hanyuma ukorenza itafari, cya kintu kiyo gifite karite, ariko ubanje itafari ukagira karinde itafari hatagiyemo ibuye yandusha kutamara. Hanyuma tubwire abatwumva kuri Beura TV ko bashobora kubakisha inyubako zabo kugira ngo zibe zizewe, nuko bashobora kwifashisha ibuye. Hanyuma se iyo tuvuze mu buryo bw'umumana, urabona ko Zakariya we yabonye ibuye, ariko ibuye ngira ngo tuvuge Zakariya yabonye n'aya mabuye tureba Zakariya, urabona mu by'ukuri uburyo Zakariya yerekanaga n'uburyo yararimo mu mwuka ahanura. Yevuye ngo urabizi ko ndagiraga badukurikirana ngira ngo baze kuba bumva ko umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se imbaraga z'ubuhanuzi. Haleluya. Amen. Imbaraga z'ubuhanuzi iyo zatujeho dushobora kureba ibintu mu buryo budasanzwe. Okay. Ndagira ngo abatukurikirana bumve ko imbaraga z'ubuhanuzi Haleluya. Iyo zatujeho dushobora kureba ibintu mu buryo budasanzwe. Hanyuma ndagira ngo abadukurikirana bumve imbaraga z'Imana zibageraho, hanyuma bumve ibintu mu buryo budasanzwe. Haleluya. Hanyuma ndagira ngo mvuga ku mbaraga z'Imana zaje kuri Zakariya, hanyuma zimwereka iburyo mu nzu ya Zakariya, mu nzu ya Yuda harimo ibuye, ariko ibuye mu buryo budasanzwe. Ese ibuye ryari mu nzu ya Zakariya mu buryo budasanzwe, hanyuma tukareba turisanze muri Petero bikavuga ngo nisanganya rukuta. Ibuye mu myubakire ritanga iki ku myubakire isanzwe? Iyo tureba uburyo abantu bubaka bakabaza mu ibuye rivuga iki mu myubakire, birashaka ko bikomera, ese ni gutanga isura nziza, ese ni gutanga urufatiro rwiza rukomeye ruri standard. Hanyuma ijambo ry'Imana rikongera katubwira ngo muri Matayo uravuga ngo abumva ijambo ry'Imana bakarikomeza
bameze nk'abubatsi bubakije yabo ku rutare. Ese hari urutare akaba n'ibuye Imana iryabere garuka. ese urutare n'ibuye Nibango rwa rutare ni ryabuye. hanyuma turagenda tusobanurira abadukurikirana ibuye agaciro k'ibuye riri kuvugwa muri Zakariya. Urakoze cyane. Ubundi none tugiye kubisobanura mu buryo bwumvikana. Turacyari mu mwuka, turi mu mwuka ngira ngo abo mu mwuka bo muri mu yasobanukirwa cyane, ariko turaza kubisobanura neza kandi biraza kumvikana kandi biraza kugenda neza. Pastor rero iri buye iri ubona mfite hari ikindi kintu rihishe, hari ikindi kintu kiryihishemo mu isi y'umwuka. Birumvikana bivuga ngo iri buye umuntu uryegamiyeho cyangwa se ngo uwo rigwiriye ikubita hasi. Nturigwiriye rikagira gute rikamushajagura. Bivuga ngo iri buye Zakariya yabonye, yabonaga Kristo mu gihe kizaza, yabonaga Kristo. Reka tuvate Kristo umuhuze n'ibuye. Ariko Kristo n'ibuye. Hanyuma mu buryo bw'ibuye iri buye ushobora kurikuramo ibindi bintu. Ese ibyavamo byakwitwa iki? Cyakitwa inkomoko y'ibuye. Ni inkomoko zituruka ku mabuye. Inkomoko y'amabuye. Ibikomoka ku mabuye. Ngo icyo barikoramo cyose ni inkomoko yo kwibuye. Ariko waba waruzi baraba iri ryo se uburyitwa iri ryo ryitwa ngo iri naryo ni ibuye. Hanyuma se iri ryitwa ibuye. Sibyo? Iri rikaba ibuye. Birumvikana. Ubukomere bw'iringiri butandukanye n'ibyiringiri, ariko byose ni iki? Ni amabuye. Noneho turashaka kureba ibuye riri nyana. Hanyuma turagira ngo tubwire abantu badukurikirana mu myubakire hifashishwa amabuye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mu myubakire igaragara hifashishwa ibuye, haragomba kwifashishwa ibuye. Kandi ibintu bigomba kuba bikomeye ni ibuye, hagomba kuba hari ibuye. Asifiwe. Amen. Ariko ndagira nkubaze ibuye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ese Zakariya ngo yabonye ngibuye rituruka mu nzu kwa Yuda. Ubiri buye ari kuritamira, waritamira rigaturukamo ari ikintu wumva kirimo. Ubugurya ukurya ubona uribona. Sibyo? Urabona nta gaciro karyo. Ndashaka kugira ngo tuze kubyumvikanamo neza. Ariko hano ndishinze ahangaha. Sibyo? Hashyira agasimo. Ejo ukagaruka. Nibwo n'agaciro karyawe ahantu rihagaze. Nibwo n'agaciro karyo. Noneho turagira ngo tubwire abantu batwumva. Haleluya. Amen. Agaciro k'ibuye. Amen. Amen. Agaciro k'ibuye, ibuye rikomeza ibintu. Urufatiro. Standard. Fondation. Hanyuma Yesu we arerekana nko ibuye. Aba ngo ninje buye. Haleluya. Ese mu myubakire iyo ushaka kubaka ibintu byiza ushiramwe amabuye. Yego? Imbaraga zibuye. Hanyuma ndagira ngo abadukurikirana bose batukurikirana ubutumwa bwiza baze kumva agaciro k'ibuye. Niyo Yesu avuga ngo ndibuye. Haleluya. Ibuye. Yesu avuga ngo ninje buye. Rikomeza imfuruka. Nukuvuga ngo ibuye rikoreshwa mu myubakire. Metafosi, nema. Haleluya. Imyubakire yose kugira ngo ibikomeye hafashishwe ibuye. Urabe ibuye rigira inyuma mu myubakire itandukanye. Bashobora kuryubakisha bacukura fondation bagashiramo amabuye nkuko tubimenyereye, bagacukura bagashiramo amabuye, bagashiramo amasima, kandi ari amasima ugiye kureba ibuye usanga ibikorwa byinshi byose byubatse inzu mu buryo bugaragara n'amabuye ashingirwa ku ibuye. Ese urumva isima yubatse inzu n'amabuye, fondation yayo n'amabuye, urumva amakara yayo n'amabuye, umucanga n'amabuye. Alesiboye newa. Haleluya. Yagira ngo abantu badukurikirana impamvu ijambo ry'Imana Zakariya yagiye mu mwuka abona ibuye nk'agaciro nuko ibintu byose bishingiye ku mabuye. Yarabisibone. Haleluya. Ubuzima bw'ibintu bushingiye ku mabuye.
hari kindi ushobora kubwira abakozi mu buryo bwumvikana neza. Yes. None tugeze mu kanya kubisesengura kugira ngo abadukurikiranye baze kubyumva neza. Twaheze mu ibuye, duhera mu ibuye, ntibamenya ibyari byo. Yes. Urabona ubuzima bw'umukristo. Iyo bushingiye muri Yesu Kristo. Yubatse kuri ryabuye. Turi kugendamo neza. Nivuga ngo iri buye ridushanyiriza Kristo. Ni umukristo uri muri Kristo. Ntabwo anyeganyezwa. Hanyuma icyatumye hanyuma Kristo yisanisha n'ibuye nuko dusanze tubonye ibintu zose ibirimo bikorwa bishingiye ku ibuye. Ese wari wabona ahantu bakore ibisaso? Urabizi? Nzakujyana nzagusabira tujye munoza tujye kureba gutembera, ariko reka tuvuge ku bintu. Hanyuma ibuye icyatumye mu myubakire cyangwa se ijambo ry'Imana, Imana ikoresha ibuye, hanyuma Kristo akaza yisanisha n'ibuye. Dusanze ibintu byinshi by'umwimerere bishingiye mu ibuye, cyangwa se kugira ngo ube ufite ubuzima muri karite nuko busa n'ibuye. Hanyuma Kristo yaje yisanisha n'ibuye. Tureba agaciro k'ibuye. Iyo ugiye kureba ibintu byose yisanga mu mabuye. Haleluya, haleluya. Iyo ugiye kureba nk'inzu ngubu ugiye kureba amabati ahantu ava mu mabuye. Uhereye ku misakaro y'inzu, ureba inzu ubugo igenda imanuka. Inzu yose iri mu ibuye, nibyitanyaganye. Hari ibirahure biri mu mabuye byubatse, amasarira ari mu mabuye. Akakandagira ngo kumve akakandagira ngo abadukurikirana bakumve neza. Hanyuma icyatumye Zakariya yerekwa akavuga ngo dore ibuye. Haleluya. Yerekanaga urufatiro, yerekanaga ubuzima. Hanyuma Kristo ubuzima bw'urufatiro bw'ibiho byose mu isi y'umwuka aravuga ngo nije buye rifatizo. Haleluya. Nije buye fatizo rishobora kubakirwaho, nije buye fatizo rishobora gutanga icyitegererezo, nije buye fatizo. Haleluya. Ndagira ngo abantu badukurikirana bakunda ubutumwa bwiza bumve Kristo nk'ibuye rikomeza. Haleluya. Ibintu umuntu ushobora kubakiraho, fondasiyo ushobora kubakiraho. Bivuga ngo iyo wubake muri Kristo, haleluya, ububatse kwibuye, ukubakira muri we. Heva sake ne bra sape uba winjiye mu biyemo ndani. Haleluya. Apastor uretse nkora iki agaciro k'ibuye. Yes. Uziko Mose yigeze kuzamuka umusozi. Urumva? Noneho ngo ajye kubona abone urusate umusozi usatutsemo kabiri. Urumva? Agaciro k'ibuye. Uyikubite mu musozi asanga iyera. Iranga mu ibuye. Cyakira kuba agaciro k'ibuye. Imana kuki imbaraga zimwinjiza mu mabuye, kuki imbaraga z'Uwiteka cyangwa se aho Mose yakuye imbaraga yazikuye hafi aho ngaho mu ibuye. Urabona kese imbaraga z'abantu kese cyangwa se ugukomera kw'abantu hano ku isi, cyangwa se ugutera imbere kw'abantu, uzi ko kwaba kwihishe mu ibuye. Ibuye nyine ubuzima. Uzi ko hanyuma se iri buye risanze mu nzira abantu bayanyuraho, bajya bayanyuraho, ariko se ari mu buzima ntabwo babona. Nubwo hari n'abantu benshi babana n'iri buye bataramenya agaciro karyo, ariko iri buye riri mu buzima bukomeye. Haleluya. Pastor tukire kuri ibyo ngibyo, dushimire Leta y'u Rwanda cyane ko burya igira yerekwa, kandi Imana ije komeze igendera umukuru w'igihugu wacu. Urabona mu myaka yashize nubwo ndi mutoya ariko mu mateka narabyize ndanabibona. Twari dutuye mu nzu basogokuru bari batuye mu nzu z'ibyatsi. Ariko Leta yacu uko byarije ibona ko za nzu z'ibyatsi burya inkongi y'umuriro ishobora kuza igatwika, umuyaga ushobora kuza abantu bakisanga hanze, izana agaciro k'ibuye. Hanyuma ndagira ngo abadukurikirana kuri KUVA TV bamenye agaciro k'ibuye. Hanyuma Kristo insanganye rukuta ibuye dusanze rifite agaciro kanini mu buzima bw'umuntu mu buryo bugaragara, mu buryo bwose. Haleluya. Dusanze ibintu bishingirwaho mu buryo bw'ibuye.
haleluya. Aho dusanze amabati ashobora kuba yubatse inzu ashobora kuba aturuka mu mabuye, ibyuma bikoze hanyuma kugera kuri fondasiyo yo hasi ukazamuka ukagera ku musagara nibuye, haleluya. Hanyuma wagera ku birahure bikize nibuye. Hanyuma reka dufate Kristo nk'ikitegererezo dushobora kubakiraho ubuzima, tukaba dukomeye, ubuzima turi strong bw'ibuye, haleluya. Tubushobora kunyeganyezwa. Hanyuma yaravuze ngo uwumva ijambo ryanjye akarikomeza azamera nk'iki, haleluya. Umunyabwenge wubatse inzu ku rutare, reka tuvuge ku rutare, haleluya. Ibuye n'urutare bifite n'isano, niyo ngo byose ni ibuye, urutare. Iyo bakoresha ijambo urutare baba batangiye kuvuga ibuye ryagutse, kandi Kristo aragutse, haleluya, haleluya. Kristo agira igihe yagukira. Aha ngaha Yesu yarisobanuye, yisobanuye nk'uwagutse. Niyo ngo baza karebo babonye Kristo nk'ibuye, ariko ntibabona nk'uwagutse. Kristo aje arisobanura ati ubaka inzu yo ku rutare, uwo ngo ntashaka kuyaguta, ntashaka kunyeganyezwa. Bivuze uwanyubatseho, haleluya, ntashaka kunyeganyezwa. Bivuze ngo umuntu iyo yubakiye ku ijambo ry'Imana uwo ni umusingi, strong foundation. Hanyuma Kristo akavuga ngo ninjye jambo, kandi ndibuye, haleluya. Ndagira ngo babwire ngo abadukurikirana bose bakunda ijambo ry'Imana kuri KUVA TV, ijambo ry'Imana twarimo dusobanura ibuye abubatsi banze. Hanyuma iryo ibuye Zakariya yavuze yabonye rituruka mu nzu ya Yuda, araba ngo nisanganye rukuta imyubakire, mu myubakire yacu dukeneye amabuye mu buryo bwo kwizera, haleluya. Ukeneye kubaka ku rutare ibuye Kristo ari we ribuye rikomeza iki imfuruka. Basi ngira ngo iri biye tuganireho dusobanuyeho, abana b'abakobwa Yesu ajya komeza bahereza umugisha Vesena na Dorcas, baribirimbyeho, barivugaho, bavuga kwibuye, bavuga kwibuye. Ariko iyo abantu bari kumva ibuye ntango basobanukirwa ngo se ibuye bose ntango baryumvaga kibi. Ariko impamvu turi aha ngaha abakunzi ba KUVA TV no kugira ngo musobanukirwe ibuye. Nimwumva iyo ndirimbo ya Dorcas na Vestina barimo baririmba ibuye, mwumve ibuye baririmbaga iryari ryo, mwumva agaciro k'ibuye, bese bararibonye. Buri impamvu baririmbira ndirimbo ibuye ryarabagwiriye, urumva ribagwiriye, kandi ryavuze ngo rizagwira, urumva ribagwiriye, babona agaciro k'ibuye, babona imbaraga z'ibuye, haleluya. Bahita bagira, ndagira ngo abantu badukurikirana babona imbaraga z'ibuye. Hanyuma iyo turi kuvuga amabuye baza kumva ko mu mabuye mu buryo bugaragara amabuye yacu hano tugenda dukoresha agiye atandukanye, ariko Kristo ntabwo ari muri ayo mabuye agiye y'ibishongi ayo bita amasara bwaye n'ibindi n'ayandi, ariko Kristo ni ibuye rikomeza imfuruka, haleluya. Ni ibuye umuntu ashobora kwigemeraho kandi akaba yigamiye, ni ibuye umuntu ashobora kubakiraho imushinga yose kandi akaba yubatse. Hanyuma ni ibuye ushobora gukoreshaho business yakagenda, ni ibuye ushobora kubakiraho urugo rwawe. Kambwire urubyiruko, hari ikintu wabwira urubyiruko muri iki gihe nk'iki rwo kwitegura ngo kubaka gushinga urugo. Hanyuma hari igihe urabona ko dufite ibibazo bikomeye muri iki gihugu cyacu, divorce ziragenda ziba nyinshi. Hanyuma nk'abizera abagiye kubaka mu myubakire tubonye ko ibuye rifite imbaraga mu myubakire. Hanyuma twababwira iki bagiye gushinga urugo, babwire urubyiruko bagenzi banjye, icyo nababwira, kandi nawe uri umusore, ndacyari umusore, ariko urimo ndi gukora njejuru muri makeya. Ni ukuvuga ngo urubyiruko bagenzi banjye icyo nabatangariza ni mwubake kwibuye urugo rwanyu, umufiance wawe umufate, mbese Kristo mugire fondation mu rugo rwanyu, Kristo mugire fondation mu buzima bwanyu. N'ibyabuko nguko nta hantu Satani azamenera, kuko wibuke ko abubatse ku musenyi imiyaga imiraba, mbese buri kimwe kiza igatemba inzu igatembana. Bivuze ngo urugo rwanyu rwake ku rutare, urutare ni Kristo wagutse. Nimwe mwubakaho muzasaza musazane mu gihabuzuku nabuzukuruza, Satani ntanga zabanyeganyeza mu izina rya Yesu. Hanyuma twagira ngo tubwire rero abatambuka kwibuye, ndagira ngo babwire ngo ikihishe mu ibuye ni cy'agaciro gikomeye. Hanyuma Kristo ndagira ngo wongere umwakire ngibuye rizima rishingirwaho. Ndagira ngo abakunzi ba KUVA TV turabakunda cyane, haleluya. Turabwira ngo Imana ibahereze umugisha. Hari ikindi wababwira se? Abakunzi ba KUVA TV mbashimiye ko mwafashe uyu mwanya kudukurikirana, ndetse ukajyana amatsiko kugira ngo usobanukirwe ibuye, none ukaba urisobanukiwe neza. Icyo nagusaba, inkuru nk'iyi ngiyi ntukayifate ngo uyihererane, igitambazo uyihe na mugenzi wawe, uyihe n'undi, twese dukomeze kugenda dusobanukirwa agaciro k'ibuye. Icyo mbasabe no mugisha umwami Yesu akunze bishimye, kandi tubonye Kristo nk'ibuye ry'imfatizo. Yuko dusoza iki kiganiro nigeze kumva ku indirimbo y'abari abana
ibuye. Mbega uyumva gute? Pastor urebye aba bana mu mezi atambutse nkangahe nk'abiri atatu barwanye urugamba rutoroshye, itangazamakuru he hose byagiye bihagera, mbese nta muntu utabizi, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, ariko bari abana ni abahanga cyane, ndetse n'uwabandikira ndirimbo nawe reka tubiye ngo ni umuhanga, kuko basanze kuba mu ibuye ariho bashobora gukomera, ubutwari buri mu ibuye, baje baririmba ku gaciro k'ibuye, bivuze ngo baje gusanga ibyo bakoze byose batinjiye mu ibuye, batinjiye muri Kristo, batabaye muri Kristo, byazongera bikababaho. Urumva noneho bahita bahagara mu butwari bw'iki bw'ibuye. Okay, ni nkuko Dawidi yahagaze akoresha ibuye kandi ibuye aratsinda. Tugire ngo tubwiye abakunzi badukurikirana kuri Beura TV, tubabwire ngo nimukoresha ibuye kandi muzatsinda. Mu ntwaro zose ukeneye ibuye, aho unyura ukeneye ibuye, kandi ibuye tubonye rinde ni Kristo. Hanyuma nimwakire Kristo nk'ibuye muzashobora gutsinda. Hanyuma tubabwire ngo shalom, shalom, shalom. All right. Okay.